Igitondo cyiza kuri mwese abadukunda kandi abakunda ikiganiro Rumate, tubahaye ikaze cyane kandi twishimira kubana namwe mu kiganiro Rumate. Twishimiye muri iki gitondo kuba turamutse tugihumeka, twishimiye muri iki gitondo ko Kristo akomeje kuduha amahoro, akomeje kuduha umugisha aho muherereye hose. Yesu abarinde, abahe imbaraga zo gukomeza kumuhamya, abahe imbaraga zo gukomeza kumukunda aho muherereye hose. Umwami wacu Yesu Kristo abanezeze kandi ababere ingabo ibakingira muri byose. Reka dushime Imana muri iki gitondo cy'umugisha tubonye, hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Mwami Yesu turagushima cyane, turakunezere kuri umwami wacu kandi dukunda, turakunezere ko wita ku buzima bwacu, imibereho yacu y'ubuzima yose urayizi, nta kibasha kugusaba, nta kibasha data wa twese kuguca mu jisho nk'uko dukunda kubivuga, ariko uri umubyeyi wacu kuko ni wowe utumenyera ubuzima bwacu bwa buri munsi. Uhabwe icyubahiro rero, icyubahiro kibi cyawe muri byose, icyubahiro kibi cyawe mu byo dukora, icyubahiro kibi cyawe mu byo dutekereza, icyubahiro kibi cyawe mu nzira tunyuramo izo arizo zose. Uyu munsi tuguhaye karibu nanone muri iki kiganiro, ngwino ubane natwe, ngwino utugirire neza, ngwino utwigishe, ngwino dukomeze, ijambo ryawe tugiye gusoma ritubereye inkomezi kandi rirusheho kutwegereza ubuntu n'urukundo rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ikiganiro Rumate nk'uko bisanzwe muri iki gitondo cy'umugisha, turagira ngo dusangire amagambo ari muri Yakobo ibice bine, duhereye ku murongo waho wa gatandatu. Yakobo ibice bine duhereye ku murongo waho wa gatandatu, haravuga ngo ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi, nicyo gituma ivuga iti Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe namwe imitima ibiri nimwiyeze imitima. Mubabare muboroge murire, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduke agahinda. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana kuko ari bwo izabashyira hejuru. Bene data ntimugasebanye, usebya mwene se cyangwa agacira mwene se urubanza abasebya amategeko, kandi niyo yabaciriye urubanza. Ariko nucira amategeko urubanza ntuba uyashoje, ahubwo uba ubaye umucamanza. Reka ndekere aho ngaho. Amagambo nifuza ko dusoma cyane nanga ari ku murongo wa gatandatu, avuga ngo ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi, nicyo gituma ivuga iti Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Uyu munsi muri iki gitondo tuganire kuri aya magambo yo guca bugufi, yo guca bugufi. Ko guca bugufi ntabwo bisobanuye nk'aho ari ukwiyumvamo ko nta mumaro ufite. Oya, guca bugufi ahubwo ni ukwitekerezaho gake. Ni kumwe yatanze iyo definition, aravuga ngo guca bugufi ni ukwitekerezaho gakeya. Guca bugufi ni ugutekereza ku bandi wowe ukitekerezaho gakeya. Ntabwo ari ukwitekerezaho nk'udafite agaciro, oya, ahubwo ni ukutibonamo centre d'intérêt nk'uko twabivuga, ngo ubone ko ari wowe byose, ari wowe imbaraga zose, ari wowe ibyiringiro by'abantu, ahubwo ukibona nk'umuntu uciye bugufi, wifuza gufasha abandi, wifuza kubagirira umumaro, wifuza kubateza intambwe ijya imbere. Impamvu ijambo ry'Imana dusoma muri iki gitondo tubwira ngo ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi, nicyo gituma ivuga iti Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Guca bugufi nabyo rero navuga ngo ni clé, ni urufunguzo rukomeye cyane rwo kugira ngo umuntu ashyirwe hejuru. Gusa hari ibintu byinshi bituma tudaca bugufi, harimo icyubahiro tuba twarabonye mu kazi dukora. Umuntu akaba afite icyubahiro, ari kuri position ituma abantu bose bamwubaha. Ushobora no kuba ufite ubutunzi bw'amafaranga, bigatuma wiyumvamo ko amafaranga yawe atuma uvuga, ubona ijambo. Ibyo nabyo bibaho cyane. Hari n'igihe uba ufite amakonegisiyo, ukora ubuzanye n'abakomeye cyane ku buryo uvuga uti ntacyo wantwara, nahita mpamagara runaka ibyo bintu akabikemura, cyangwa se agahita agucecekesha, ibintu nk'ibyo. Ariko ntibakubwire ngo ibyo byose kugira icyo cyubahiro, kugira amafaranga, warangiza ugaca bugufi, ibyo ngibyo bishobora abuzuye umwuka wera, bishobora abandi bageze ku musaraba.
kuko izi ndirimbo dukwiye kuririmba ngo nageze ku mwami Yesu, none mu mutima wanjye harimo izuba ry'ubuntu rimurika iminsi yose. Mwene data, ese wowe izuba ry'ubuntu rimurika iminsi yose, cyangwa icyubahiro gituma utabasha guhamya mu buzima butandukanye bwa buri munsi? Kuko ibyo ngibyo turabizi bibaho kenshi cyane cyane, ugasanga umuntu ntabwo abasha guhamya kubera icyo yishingikirijeho, kubera intebe yicayeho iremereye, kubera ikote yambaye riremereye. Ariko nkubwire ngo mwene data, muri Kristo Yesu niho tubasha kwiga ibyo bintu byo guca bugufi. Nyamara mu bigaragara abantu Imana yarakwambitse icyubahiro, ukibuka ko Kristo ari we munyacyubahiro kuruta abandi banyacyubahiro bose. Iri jambo ryifuza ko kukubwira muri iki gitondo ngo reka twige guca bugufi mu buzima bwacu bwa buri munsi, ubuzima buzoroha, abantu bazaryoherwa n'ubuzima, abavandimwe bacu bazanyoterwa no kumenya isoko tuvomaho, kandi natwe tuzarushaho kwamamaza ishimwe ryaduhamagaye bitewe n'imirimo myiza yacu. Impamvu ijambo ritubwira none ku murongo wa karindwi rikavuga ngo nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mugandukire Imana, kandi bisa nk'aho bavuga ngo murwanye Satani, kuvuga ngo hari urugamba rwa buri munsi. N'ibyo byo guca bugufi navugaga ni urugamba rwa buri munsi. Ubu urwanya Satani rwose navuga ngo zamuka zamuka, ibyimbye igira umuntu udasanzwe, abantu bagutinye, ariko ukavuga uti oya, Kristo niwe wenyine ukwiye kubahwa, Kristo wenyine ukwiye gushyirwa hejuru. Urwo ni urugamba tuba turwana buri munsi kugira ngo Kristo abashe gushyirwa hejuru. Rero mwegera Imana, nayo izabegera. Yemwe abanyabyaha nimukarabe, namwe imitima ibiri nimwiyeze imitima. Abanyabyaha dukarabe, imitima ibiri bakarabe, kugira ngo tubashe kwegera Imana tudafite urubanza mu mitima yacu. Mwene data, ndajya nkubwira muri iki gitondo ngo nta kintu cyiza nko kwegera Imana muri byose, ukumva ubuzima bwawe bwose bushingiye kuri Kristo, ukumva ubuzima bwawe bwose bushingiye mu kumenya Imana, ukumva ubuzima bwawe bwose bushingiye mu kuvuga ngo Kristo niwe nyambere, Kristo niwe byiringiro, Kristo niwe bushobozi, Kristo niwe mbaraga. Ukumva icyo waba uri cyo cyose, amafaranga waba utunze ari yose, ari ukuvuga uti Kristo ari hejuru ya byose, ugaca bugufi. Aho ngaho turavuga ngo uriya muntu yamenye Imana, uriya muntu yageze ku musaraba. Nicyo nkwifuriza rero, reka twe kumera babandi bashaka kugira ngo batwarire ibintu bibiri icyarimwe, hanyuma mu mitima yabo habemo kuramya iyindi mana, ariko bashaka no kwerekana ko na Kristo nawe bamukunda. Oya, abo ngabo nibo imitima ibiri, nibo uyu munsi turi kuvuga nabo ngo mumese kamwe, muyoboke inzira ya Kristo, muyoboke inzira y'Imana, mumenye ko ari we banze rya byose. Wowe nkurikira, utekereze ubuzima bwawe muri iyi minsi, utekereze ukubayeho, urebe niba Kristo ari gushyirwa hejuru muri byose. Mu bumenyi agiye twirata ubumenyi, tukirata buri musobanura ibintu, nkatwe bakunda kwigisha tubagaza imbere y'abantu, abantu babona banezerewe, ukwiye tubona n'ubwenge bwawe n'ubushobozi bwawe, ariko Imana itubabarire, ukwiye kubona ko ari Imana igushoboza. Aho yaguteretse hose ni Imana igushoboza. Reka duce bugufi, dusabe Imana ikomeze kuduha izo mbaraga zo guhamya no gushyira icyubahiro cyayo imbere kuruta ibindi byose. Ugire umunsi mwiza, Yesu akunezeze, Yesu aguhe guca bugufi, uko bukeye n'uko bwije ukomeze umwiyambaze, akomeze akubera ingabo igukingira, akomeze akubera ibyiringiro muri byose, akomeze amurike ahatabona anyuze muri wowe. Imico yawe, ibyo uvuga, ibyo ukora, bikomeze bigarura abantu kuri Kristo. Ugire umunsi mwiza rero, Yesu akunezeze kandi akubere ingabo igukingira muri byose, akubera igihome, kubera ubwugamo, kubera umutaka ukigira mu gihe cy'imvura, kubera igicucu gikomeye cyane mu gihe izuba ribaye ryinshi, maze uvuga uti Data, ntacyo naburiye mu maboko yawe. Niyo mpamvu gutambira nivuye inyuma, nk'uko abakora twari turirimba kavuga. Reka dushime Imana, tuyisabe kugira ngo ugende natwe muri uyu munsi, ibyo tugiye gukora byose bibe byiza, bibe biri mu bushake bw'Imana, he kuba amakontradikisiyo, he kuba amakonfrontasiyo atari necessaire. Ubuntu bw'Imana busaga imitima yacu, ubwenge bwacu butekereze kuri Kristo, kandi ari uduhumekeramo uyu munsi wose. Amen. Yesu, turagushima cyane kuri umwami wacu kandi dukunda, turakunezerewe kuri igikundiro kuri twebwe, turakunezerewe kuri imbaraga kuri twebwe, turakunezerewe kuko ari we mutabazi wacu mu byago ndetse no mu makuba. Data, iki gitondo uciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, ngwino ugendane natwe, gahunda tugiye gukora zose tuyize mu biganza byawe. Abagiye mu mapresentation, abagiye muri meeting, abagiye mu bucuruzi, abagiye mu bikorwa bitandukanye, mu ngendo n'ahandi hose, Data, turifuza faveri yawe, turifuza igikundiro, turifuza kubona Data ifesi yawe ari shining aho muri fesi yacu, kugira ngo wowe ugaragare ko ari wowe utuyoboye. Ugendane natwe, udufata ukuboko,
mu maso yacu hagwize urukundo, uturinde umugayo, uturinde ikimwaro, twumve ubwiza bwawe bugendera muri twebwe, kugira ngo turusheho gusabana nawe mu izina rikomeye, izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Mugire umunsi mwiza rero, Yesu abarinde, kandi nk'uko bisanzwe paritaje so message n'abantu mukayibasangiza, nk'uko bamwe mujya mubikora, ndabashimira cyane, mugashyira kuri stati zanyu, mukahereza inbox, mukaduha comment, mukatwankoraja, Imana ibahe umugisha, turabakunda. Mugire umunsi mwiza, kandi amahoro Yesu atanga atware mu mitima yanyu ndetse n'imiryango yanyu, none n'iteka ryose, amen, amen, amen.